Iyo ugerageje kuganiriza bamwe mu baturage bo hirya no hino mu gihugu, bakubwira akababaro yewe ndetse n'agahinda baterwa n'imitangire mibi ya serivisi, cyane cyane mu gice cy'amavuriro. Hirya no hino mu gihugu hamaze kugaragara ikibazo cy'ingutu cy'abaturage binubira imitangire mibi ya serivisi, cyane cyane hirya no hino mu gihugu, ariko cyane cyane mu bigo nderabuzima ndetse na serivisi z'ubuvuzi. Bamwe muri aba baturage bakubwira yuko bajya kwivuza mu gitondo bagataha nimugoroba, yewe rimwe na rimwe bamwe muri bo bakanataha batanivuje. Ni ikibazo kandi kiri hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ko Leta y'u Rwanda yagomeje guhangana nabyo mu bihe bitandukanye. Gusa uyu munsi wa none bimaze gufata indi ntera, aho umuntu ajya kwa muganga kwivuza, haza undi umurusha ubushobozi hanyuma akamutanga akivuza akitahira, undi agasigara yicwa n'izuba. Iki ni ikibazo kidashimishije habe na gato, ahanini bishingiye ku ndangagaciro Leta y'u Rwanda yiyemeje z'umuturage ku isonga, ndetse no kuba nta muntu igomba kurutesha undi. Gusa uyu munsi wa none nibyo byeze mu mavuriro atandukanye hirya no hino mu gihugu, bikaba ari n'ibintu binahangayikishije cyane abantu, by'umwihariko binashingiye ku kuba n'ubundi imitangire ya serivisi mu gisata cy'ubuvuzi ikemangwa. Hirya no hino mu gihugu abaturage benshi bakubwira yuko imitangire ya serivisi mu bitaro cyangwa se mu bigo nderabuzima cyangwa se amavuriro ni serivisi n'ubundi bivuga yuko irimo na ruswa, cyane yuko ngo iyo ufite icyo utanga birangira n'ubundi uvujwe, hanyuma udafite agahirirwa kwa muganga bikarangira rwose binari bibi cyane ku buryo ashobora no kuhasiga ubuzima. Uyu munsi wa none serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda ziri ku kigero gito cyane mu mitangire ya serivisi, n'ubundi aho Leta y'u Rwanda igomeza ishishikariza abaturage kwitwararika ndetse no kwemera neza ko abaturage bagomba guhabwa serivisi nziza, ndetse Leta y'u Rwanda ikanakomeza ivuga iti umuntu udahabwa serivisi neza kwa muganga agomba kubiripotinga cyangwa se akabivuga, hanyuma ababigizemo uruhare bakabihanirwa n'amategeko. Uyu munsi wa none ni ikibazo gihangayikishije benshi mu Rwanda, ahanini bishingiye ku kuba hari n'abahatakariza ubuzima. Ubwo birumvikana neza ko hari abagenda bagapfa cyangwa se bakitaba Imana kubera uburangare, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame icyo kibazo yigeze no kukigarukaho, aho mu karere ka Muhanga hari umudamu wari utwite, hanyuma yajya kwa muganga yabura mituweli bakamubwira bati najya kwishaka, hanyuma akajya kurwarira mu rugo birangira anitabye Imana. Gusa abagize uruhare cyangwa se abahishe inyuma y'ibi bibazo baje kubihanirwa n'amategeko, kuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atajya abembeshereza abayobozi akunda kwitanga abigize ngo abanyabwenge, ngo bakunda gukora ibintu byabo nk'aho biri mu nshingano zabo gusa, kandi babizi neza ko bafite amategeko abagenga. Nshuti bakunzi, bidasaba kubana natwe hano wisanze ni Taifa Rwanda. Icyo usabwa ni ukudukurikirana umunsi ku wundi, nawe dusanzwe tubana turagushimiye cyane. Njye nitwa Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.